nk'uko bamwe mu banyeshuri barangije muri kaminuza ya Gitwe babigarukaho ngo isoko ry'umurimo barigiyeho bitwaje ubumenyi bufite ireme ndetse n'akazi kanoze. Turishimira ko turangije kwiga tukaba dusohotse hanze ku murimo, tugiye guhatana umurimo. Rero ingamba ni nyinshi cyane, twihangira imirimo muri buri buryo, mu ngamba mu buryo bwose. Rero turabizi cyane ko bisaba igishoro, ariko nk'uko tugendera ku bantu bateye intambwe bavuga yuko ufite dukeya akatubyaza umusaruro agera ku ntego. Icya mbere ni cy'uko ufite intumbero y'ibyo ushaka kugeraho. Dufatanyije na gahunda ya leta ariho guteza urubyiruko imbere ibaha amakredi, ndumva dushyize hamwe kuko kwikorana biracyagoye cyane n'umwuga wacu biragoye kwikorana. Dushyira hamwe tukajya mu mabanki, leta ikadufasha, tuzakoramo kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Urayeneza Gerard, umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Gitwe uhagarariye itsinda ry'ababyeyi bashinze iyi kaminuza, yibukije abanyeshuri ko bakwiye kuba abantu bakunda igihugu, bagoranira kongera ubumenyi no kwihangira umurimo, byose bakabikora bicisha bugufi ndetse birinda n'ingeso mbi. Ubutumwa bw'ingenzi ni gukunda igihugu cyabo, bagakunda abaturage bakorera kandi bakabitangira, bakabinyangamugayo, bakabigerekaho gukunda Imana. Nta kintu kimwe nko kugira ngo ube warize uyoberwaho wakomotse. Nk'uko umupasiteri yahoze abitubwira, twese tuzi ko twakomotse ku Mana. Abanyeshuri barangije bakwiye guhora bibuka umuremyi wabo, Imana yabo, bikabakundisha igihugu cyabo, bityo bizatuma bateza igihugu imbere nabo ubwabo kandi. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Mureshyankwano Marie Rose wari n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, mu manuro y'aba banyeshuri yabwiye ko ubumenyi bafite iyo buhujwe n'indangagaciro byabafasha kuba inkingi ya mwamba mu iterambere. Icyo nasaba abanyeshuri ni uko bakwiriye, ntabwo nshidikanya ko bahawe uburezi bufite ireme, kuko namwe murabizi ni ishuri ryigisha neza, ariko icyo nasaba abanyeshuri ni uko ubumenyi bakwiye aha ngaha bagenda bakajya kubukoresha neza. Ngira ngo umwana bibonye buriya bafite urugaga rw'abaforomo n'abaforomokazi n'ababyaza, nicyo mwabonye babirahiriye, bivuze ko bafite urwo rugaga uburyo rukora ndetse n'uburyo bahana utitwaye neza muri uriya mwuga. Aba rero icyo nabasaba ari uko bajya ku isoko ry'umurimo bakihangira imirimo, abazabasha kubona imirimo mu bitaro bya bisanzwe bakayibona kandi bakazayikorana umurava nk'uko babyiyemeje, nk'uko banabirahiriye. Ni ku nshuro ya gatanu University of Gitwe itanze impamyabushobozi ku banyeshuri bayirangizamo. Kuri iyi nshuro abahawe izi impamyabushobozi bakaba bari mu byiciro bitatu ukurikije amashami bigaga, arimo ubuvuzi, laboratwari ndetse n'ikoranabuhanga. Gatete Eric Rafiki mu karere ka Ruhango.